nadwaye amavunja ubwo ntago mbabwira uburyo nabaye ikigamo imyaka 15 imvura igwa ikanyagirira insanze ntago mbabwira abantu bankoreye imigisha ntago mbabwira uburyo umurenge wose wateganyije imiti n'inzembe n'ibikwasi bikabura ico bimara ntago mbabwira uburyo ikigo cy'amashuri ntago mbibabwira hanyuma rero ntago mbabwira uburyo korari y'abantu 70 yampanduye imyaka 3 n'inzembe n'ibikwasi bikanga ntago mbabwira umugaturika yankoreye umugisha umwaka wose aza buri munsi bikanga ntago mbibabwira ubicaneye azaza mbimubwire. Haleluya. Ariko dushimiye data wa twese ufata n'ibirema akabihindura bizima. Mwigire ikibazo ababyeyi, iyo dusenga irakora, iyo duhamya irakora, iyo tuvuga irakora, iyo twaje gusaka irakora. Haleluya. Ariko mana fashijwe nshaje ntago nabibabwira mbibabwiye ntago mwataha. Ubu mbabwiye ubuhamya pasiteri yahita avuga ati ubu pasiteri ndabweguye pasiteri Nicorodine yahita abivuga kuko ibintu Imana yakoze ni byinshi ni iby'imbaraga. Ntago nababwira uburyo nambaye akajipo kamwe n'agashati kamwe inda zikanyica tukanshikagurikiraho inda zikaba nk'inozi ntago nabibabwira. Ariko uyu munsi ni ukuri kw'Imana ejo narafuze sinziriye urahinga gukarumbya agisinziriye uracuruza ugahomba agisinziriye ugashaka ukayivamo agisinziriye ubyara abapfuye abandi babyaye bazima Yesu agisinziriye nta cyakoreka. Haleluya. Haleluya. Agisinziriye nta kijyamo. Iyo Yesu agisinziriye umusore agusabaga urukundo ku wa mbere ku wa kane akagusezeraho. Yesu agasinziriye mwirenganya abahungu babandi ngo nta rukundo bagiraga. Ni Yesu usinziriye. Yanyijije namwe bakize mu izina rya Yesu. Hanyuma Imana irankiza ubwo mba muzima nakijijwe 2012 Imana impano yo kubwiriza nabwiriza abantu bose bakajya mu mwuka abandi bakajya hasi abandi bakiyana ubwo ndamamara nyine cakoze namamara ndikirema 2015 na 6 aho Imana irankiza ndakomeza nyine ndamamara mba mwiza ngiga gasura keza mbona n'utwenda twiza. Haleluya. Ndakagasirimu kabagaho. Haleluya. Haleluya. Nagahinda kagasirimu kabaho uko waba usa kose ikigeragezo cyaje kiraza uko waba usa kose amarira yajurarira uko waba usa kose nta gahinda kagasirimu kabaho. Uwabuze ikibirita afite agahinda n'ugifite wabuze ibyo ateka afite agahinda. Muri kumva twose atari uduhindama. Ubu umugabo wawe ari kurara guceka ufite agahinda ariko na Korodine utamugira mfite agahinda. Haleluya. Haleluya. Mbwiye mugenzi wangu nta gahinda kagasirimu kabaho buri wese arababaye ku giti cye ariko tugiye gukangura Yesu turi mu iteraniro. Haleluya. Ubu umuntu utagira inzu ukodesha afite agahinda. None n'ufite amazu wabuze abapangayi afite agahinda. Ubu umuntu wabuze urubyaro afite agahinda ariko n'uwabyaye ibirara afite agahinda. Azigutegeka urupfu rugahagarara azigukura umuntu hagati y'ibibazo maze bikamujya inyuma agatanga amashimwe. Haleluya. Oya iyi nyanja tumaze kumva Yesu ayiturishe cyangwa yihorera. Ndafashijwe n'ukuri kw'Imana. Bivuze ngo buri muntu wese hari inyanja arimo uyu munsi wa none. Ubushomeri bwakubera inyanja, inzara yakubera inyanja, uburwayi bwakubera inyanja, kugumirwa byakubera inyanja, kutabyara abandi barabyaye byakubera inyanja, kwangwa n'umugabo wishakiye byakubera inyanja. Diako
tuyiturisha mu izina ryande uzi ko ubukode bwakubera inyanja, uzi ko amadeni yakubera inyanja. Iyiturishe cyangwa iyihore? Umukobwa witwa Mariya n'uwitwaga Marita ngo bigeze bahura n'inyanja yitwa Kurwaza, ngo barwaza umuhungu wabo cyangwa se musaza wabo witwaga Lazaro, ngo baravuza bajya kwa Kanimba, bajya mu mwami Fayisari, bajya Sesika, bagaruka Butaro, barazenguruka ngo ariko ngo habura n'umuganga n'umwe washobora gukora kuri ubu burwayi ngo abwire inyanja ngo wa nyanja we tuza hagarara. Haleluya. Aho bazengurutse hose ngo bagasanga nta Yesu hari washobora guturisha inyanja. Akoma. Haleluya. Mariya akabaza Marita ati harya ubu ibindi bitaro tutarageraho nibihe? Ngo Mariya akabibura, Marita nawe ngo agashakira hirya no hino ngo agaheba. Ngo umunsi umwe ngo bahamagaza intumwa, ntumbaza bigashoboka ko ari abadiyakoni n'abahanuzi bahamagaye. Bibiliya irambwira ngo begera Yesu, babwira Yesu ngo ukunda ari we witwa Lazaro ararwaye cyane kandi ararembye. Bibiliya irambwira ngo Yesu yababwira ngo mwigendere, nta kibazo na kimwe afite, indwara arwaye ntago ari iyo kumwica, ni iyo gutuma izina ry'Uwiteka n'umwana wayo bihabwa icyubahiro. Mbabarira ukora mu ntoki za mugenzi wawe umubwire ko ibibazo ufite ntago ari byo kukwica. Oya, haleluya, haleluya. Aya madeni ufite ntago ari ayo kukwica ma, ntabwo ubutwayi ufite ari ubwo kukwica, ntabwo inzara ufite uyu munsi ari iyo kukwica, ntabwo ubukode urimo ari ubwo kukwica. Nyemerera ugire kwizera, ubwiye Satani ngo nubwo mbabaye ariko ntabwo ari ibyo kunyica, ahubwo ni byo gutuma izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Aho murakera murankunda ndakune. Bibiliya irambwira ngo barataha. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuba wavuganye na Yesu uyu munsi ntabwo byakubuza kuruhama. Wapi, ntabwo bishoboka. Kuba uzi kubwiriza neza abantu bagakoma mu mashyi ntabwo byakubuza kuruha. Mushuti wacu yahoze ari kutubwira ngo nta gahinda k'agasirimu kabagaho. Haleluya, haleluya. Nta gahinda k'agasirimu kabaho. Uko waba usa kose ikigeragezo cyaje kiraza, uko waba usa kose amarira yaje urarira, uko waba usa kose nta gahinda k'agasirimu kabaho. Uwabuze ikibirita afite agahinda, n'ugifite wabuze ibyo ateka afite agahinda. Muri kumva twose atari uduhindama? Ubu umugabo wawe ari kurara araguceka ufite agahinda, ariko na Korodine utamugira mfite agahinda. Haleluya, haleluya. Mbwiye mugenzi wanjye nta gahinda k'agasirimu kabaho, buri wese arababaye ku giti cye, ariko tugiye gukangura Yesu turi mu iri teraniro. Haleluya. Ubu umuntu utagira inzu ukodesha afite agahinda, none n'ufite amazu wabuze abapangayi afite agahinda. Ubu umuntu wabuze urubyaro afite agahinda, ariko n'uwabyaye ibirara afite agahinda. Nta gasirimu kabagaho bashuti banje. None se ubu nibura basi murankunda? Mana yaje. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngo bakigera mu rugo ngo basanga umugabo witwa Lazaro ari guterera akaguru ino agashiya kandi naho akaboko ari kugira gutya, ari kuvuga ati mwese mbasezeyeho, abo twabanye, abo twasanze. Wakavuga ati ko turi kubona ari kurarambura amaso kandi Yesu amaze kutubwira ko nta kibazo. Haleluya, haleluya,
hari umunsi umwe nigeze nja gusenga ariko si uko njyaga amagambo menshi nja gusenga. Haleluya. Ngiye gusenga nagigaga imyenda mikeya nazo zaracuyutse ariko rari yasinyitangiye. Imana iha umugisha yitwa Inzira y'Umwami niyo ndirimbagamo zimaze gucuyuka. Muko mbagiye mu iteraniro umuhanuzi abagiye mu mwuka ati ati someni zo payini zo mana ati umva ukuntu Uwiteka Imana ambwiye ni ukuri ko Imana ndi kukumva ati rambwiye ngo kubera gusenga kwawe Imana irakwambitse ku rwego ugiye kwambara ukazanambika n'abandi. Haleluya. Ariko kuba wavuganye na Yesu ntabwo byakubuza kuruha. Ibimbwira ku wa mbere ku wa gatatu rero tubyukira mu murima. Hari ukuntu abagore bagira defo ngo ibitenge ngo bya superi ngo nibyo kujyana mu bukwe ngo toka ngo rondo ni niyo mu murima muje muriyambarira abashuti banje. Haleluya. Chaka gakanzu kacikaguritse katagira ubwoko ndavuga ati kankajyane mu murima kashaho n'ibishokoro n'ibiki byose utwenda twanje ni twiza mu rwego rwanje twagi twiza. Haleluya. 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 Maze kuva mu rugo mama yazifata zose zigasigamo ikibiriti zigashata icyo cana kitazasubira gusenga. Ngeze mu rugo nsanga twose twahiye twabaye imiyonga ndarira navuga ati Imana ko wambwiye ngo uzanyambika none nizo nari mfite bakaba bazitwitse. Kuba bavuganye na Yesu ntabwo byatuma Lazaro adapfa. Haleluya. Cakoze Imana yo kabyara yo gaheka ku wa gatandatu ndongera nca gusenga handi hantu mu Kinigi. Imana irongera ivugana nanje. Dushimiye data wa twese uvuga ku wa mbere akavuga no ku wa gatandatu. Haleluya. Imana irambwira ngo wibabazwa n'imyendo batwitse ndi Uwiteka Imana ivuganye nawe ngo nabonye zashaje kandi ni njye nasiguhaye ndazitwara ngiye kukuzanira imisha. Imana irambwira ati kandi kugira wemera ko ndi Imana ivuganye nawe uyu munsi. Haleluya. Ku wa mbere mu masaha ya nimugoroba nzakwiyereka. Hanyuma rero ku cyumweru nimugoroba mbona nimero ntasi zirampamagaye. Atando niwe ati bite ni byiza ati Imana ikuntumyeho impana nimero yawe irambwiye ngo nze kugusura. None kimbwiye ngo mutuye mu karere ka Musanze ni Musanze hagana ndamurangira nyine. Harambwiye ati ejo rero nzaza kugusura. Haleluya. Nawe Uwiteka gusure pa. Haleluya. Uzike Imana ikuzi ikabizina nimero ukoresha. Urafashwa cyane ndamugurira akabombo. Ubwo mugiye gukora amarushanwa. Uwo ndabona ari gufashwa neza ndahita njya kumugurira. Haleluya. Haleluya. Hanyuma ku wa mbere wa mukobwa arampamagara arambwira ati rero ngeze i Musanze hari saa 8 kandi Imana yambwiye ngo ku wa mbere mu masaha ya nimugoroba nzakwiyereka. Haleluya. Saa 8 arampamagara ati ngeze i Musanze nuko ndamubwira ati tega moto irakugeza hitwa Butare urahansanga. Hanyuma rero arahansanga mbona jahetse igikapu cyo mu mugongo cyane amuvunnye cyane amuruhije. Turazamuka tugeze mu rugo ndamubwira ati dore ngaka gatebe cege turakoze mbona igikapu gafunguye akuramo imyenda mpereza amakanzu amajipo amashati udupira arambwira ati Imana irambwiye ngo izi myenda zose nzikwihere n'izawe. Nuko nambaye zijamo nambara n'inkweto yanzaniye zijamo mu mpera Imana icyubahiro. Bibiliya irambwiye ngo uyu mugabo witwa Lazaro arapfa. Yesu agisinziriye urahinga gukarumbya agisinziriye uracuruza ugahomba agisinziriye ugashaka ukayivamo agisinziriye ubyara abapfuye abandi babyaye bazima. Yesu agisinziriye nta cyakoreka. Haleluya. Haleluya. Agisinziriye nta kijyamo. Iyo Yesu agisinziriye umusore agusabaga urukundo ku wa mbere ku wa kane akagusezeraho. Yesu agasinziriye mwirenganya abahungu babandi ngo nta rukundo bagiraga. Ni Yesu usinziriye. Haleluya. Haleluya. Amaze murafashwa pe. Banza twatubomba turakora umuti. Bibiliya yambwiye ngo Lazaro arapfa arahuhuka neza
amaguru arakonje, babona amaso gararerembuye, bagerageza kubumba, babona mbese byarangiye. Mbariza mugenzi wawe ngo nta byarangiye iwawe. Oya, nubwo uri pasiteri nta byarangiye. Yego mana yanje, pucu nta byarangiye ra. David yagiye nanjye kumubaza nimba hari ibintu byarangiye. David byarangiye naga hari ibihari. Haleluya. Haleluya. Bibiliya irambwira ngo abagabo basubira kwa Yesu, babwira Yesu batumaze kutubwira ngo nta gahunda afite yo guhuka, ariko dusize bari gukora n'isanduku baramuhambamo. Nukuri kw'Imana bari no gucukura icyobo baramushiramo ibintu byakaze, ahubwo twari dusize bagiye no gukoresha imipira ishushanyijeho wa muntu wapfuye. Haleluya. Atahubwo si Yesu nubwo wenda utashoboye kumukiza, ntawe wadufasha kutumenyera ahantu hari indabo za makeya turamushiraho. Yesu arongera arabasubiza arababwira ati nimugende, ibyo muri kubona byarangiye, ibyo muri kubona bitariho njyewe ntabwo ariko ndi kubibona, ntabwo ndebaga nk'abana b'abantu. Arababwira ati ahubwo njyewe ndi kubona uwo mugabo asinziriye pe, mumureka bari kwiruhukira, amaze n'igihe kinini adasinzira. Mube mumuhetse abasinziriye. Haleluya. Ngo bageze bigira inama yo gushingura. Ikintu cisha barokore nuko mushingura Imana itavuze. Nukuri kw'Imana, nuko mushingura Imana itavuze, nico kintu kiri kubica muri iyi minsi. Ngo mituweli ngo bazamuye ibiciro, ngo none rero ngo wagendaga kubitamo agapira k'imyaka 10, ngo umuntu ngo yajya mwareka gushingura ku mwana asinziriye katapfuye. We bwa mugenzi ngo ntago yapfuye. Haleluya. Haleluya. Ngo none ngo umugabo wanjye ngo ndi kumva ngo yatangiye kujya mu ndaya, ngo no muri telefone ngo nabonye hemejeho Claudine, ngo toka ngo Claudine nuwa hehe. Ngo ubwo rero ngo ikintu nakora ngo mu buryo bwo kwirinda virusi itera sida, ngo no kwirinda imitezi, ngo reka ngo nje gusasa mu cyaje cyumba, ngo umugabo ngo ntinzongeye kurarana nawe. Ibyo bintu wabikuye ni Yesu wabivuze? Ni Yesu wabivuze ate yako? Ku mwana sinziye wagenda ukihera sentuza ukamwihera, ibindi Yesu kazirwanirira. Mwana arasinziye ntago yahuhutse. Haleluya. Haleluya. Ngo none ngo urumva ngo Imana ngo yatangiye ngo iri kumbwira ati nduwiteka ngo uhaye umugabo, none ndi kubona ngeze imyaka 40 kandi nta gasore kari kuntegeta, n'abagerageje baragiye. None rero reka nje kubaza kwa Matiyasi uraguraga, wenda narebera mu nzu z'ibiremege bw'abahanuzi byanze. Ni Yesu wagutumye nshuti yanjye. Bibiliya irambwira ngo abagabo bigira inama yo gushingura, ngo barashingura, ngo bashiraho n'igitare bati atazakanguka kavamo, ngo batera n'indabo, niko Bibiliya ivuga. Ngo hanyuma umunsi wa mbere urira bashinguye, n'umunsi wa kabiri urira, n'umunsi wa gatatu urira. Ngo ariko uyu mukobwa witwa Mariya ngo n'uwitwaga Marita ngo bakarira, ngo aya marira barira ngo Yesu agakangukira muri ayo marira. Haleluya. Bibiliya irambwira ngo ku munsi wa 4 Yesu arahaguruka, ngabwira abigishwa be cyangwa intumwa ze, ababwira ati tugende. Hanyuma tugende kugeba Mariya ndetse na Marita, ngo bagamubwira batari ko wasaze pe, wasaze rwose. Huyobewe ko baguhamagaye ku mwana w'abarwaye ntubitabe, bakaguhamagara ko yapfuye ntujya gushingura, ubu ugiye kubatera agahinda kiki? Ntago uzi kandi no kunuka. Ngo Yesu agababwira ati hoye ibyapfuye iyo mpageze birazuka. Yesu ajya wawe cyangwa byihorere? Ajya cyangwa bireke? Haleluya. Aravuga ati aho nageze njyewe ibyapfuye biri no kunuka birongera bikaba bizima bikazuka, muraka tugenda. Bibiliya iravuga ngo akubitanira n'umukobwa witwaga Mariya mu marembo, ngo Mariya aramubwira ngo Yesu uje kwenda iki? Uje kwenda iki? Wasanga nawe ari kuri kubaza Imana.
Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ari wowe babashije ico kibazo wasubiza ngo kiwe ko Yesu nawe yihanganaga. Haleluya. Amen. Oya ubundi uje kwendiki wananiwe kuza mfite 25 kingi muge ya myaka y'ubushuhe uri kunsezeranya umugabo mfite 40 nasa nzamumarira iki none sinagari ibyo urumva umukobwa ufite imyaka 40 amahirwe ya mbere nanga ya nyuma nayo kutabyara none so umugabo naza gabaje kwendiki ni igipupe sinindra basaga batatse mu nzu ye Haleluya. Amen. Ubu mwabagabo mwe mukeneye amavaze si mwaje kugura mu isoko mukeneye abagore baza kwitwa baraho ngaho nk'ibipupe kwa kana kababyaye mbese yewe mugabo wa umugore we wazabyaya ryaye yewe manza yaracuze yego. Haleluya. Amen. Uyu mukobwa witwa Maria aramubaza tuje kwenda iki uje kwenda iki Haleluya. Iterambere utampaye nyishobora kwirukanka urimaye ndi kugendera kugakona ngo ndimazi uje kwenda iki iyo uza kidwaye cyangwa ukaza yahuhutse ko nubundi wageze kwa Yeyiro ugasanga kiraho ngaho batari bamushiga mu isandugu ukamuzura wajyaga nayini ugasanga hari uwo bamaze gusora mu nzari mu kiriba ukamukuramo iyo ugerageza ukaza kirwaye cyangwa ukagerageza ukaza yapfuye cyangwa wenda ukagerageza ukaza bakigusenga bakimwambitse kumva ntuba yaramuhinduye muzima ubundi uje kwenda iki Bibiliya irambwira ngo Yesu aramubaza ngo ufite kwizera bariza mu Yesu ngo nawe ufite kwizera ufite kwizera ngo dukora Haleluya. Amen. Yewe uko ufite kwizera ngo dukora akantu Haleluya. Haleluya. Ufite kwizera muri wowe kandi ubu ndi kumva nakwitahira Haleluya. Ufite kwizera ko uyu munsi watwita ufite kwizera ko wa muhungu muri gukundana yazitura yego kumana Haleluya. Haleluya. Aramubaza ngo ufite kwizera musaza wawe Lazaro ngiye kumukangura Haleluya. Ngo Mariya aramubwira atari kunuka ati nta kibazo Bibiliya iravuga ati ahubwo genda umpamagarira abantu bagiye gushingura babigizemo uruhare Haleluya. Amen. Abantu bavuze ibya mbere ni nabo bagiye kugaruka kuvuga ibya kabiri Reka ngwaka agatangazo gatoya abantu bavuze ko wagumiwe nibo bagiye kugaruka kwamamaza ko ugiye gukora ubukwe mubembagetse mbabwira kandi gatangazo abantu bavuze ko uzapfira mu bukode nibo abantu ba mbere bagiye kugusaba ikiyede uri kubaka iyawe abantu bavuze ko uzapfa utikamiye n'ayihene nibo ba mbere bagiye kugaruka bari kuvuga ngo ariko mana we Haleluya. Haleluya. Amen. Bane tugirire neza. Haleluya. Abantu bavuze ngo uzapfa utabyaye nibo ba mbere bagiye kugaruka bari kuvuga bati ntuza yabyaye tuzi ko ntuza yabyaye ntuza yabyaye Haleluya. 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 Imana ishimwe ejo bundi Imana yetse kungirira neza sumbi babwiye cyangwa mbyihorera hanyuma nagomba bwira ubuhamya kubera yuko iminota zirangiye zirarangiye nimunkumbura muzazi wacu mbubabwira nuko
ubwo nyine njyewe muri kureba imbere yanyu. Haleluya, haleluya, haleluya. Njyewe muri kureba imbere yanyu nararwaye. Baza mugenzi wanjye ngo yarwaye iki? Ninde urangurira akabombo ngo mubwire indwara narwaye? Uwambere agiye gutya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanyuma njyewe natwaye amavunja. Ubwo ntabwo mbabwira uburyo nabaye ikigami imyaka 15 imvura igwa ikanyagirira y'insanze. Ntabwo mbabwira abantu bankoreye imigisha. Ntabwo mbabwira uburyo umurenge wose wateranyije imiti n'inzembe n'ibikwasi bikabura ico bimara. Ntabwo mbabwira uburyo ikigo cy'amashuri ntabwo mbibabwira. Hanyuma rero ntabwo mbabwira uburyo korari y'abantu 70 yampanduye imyaka 3 n'inzembe n'ibikwasi bikanga. Ntabwo mbabwira umugaturike yankoreye umugisha umwaka wose aza buri munsi bikanga. Ntabwo mbibabwira, ubicaneye azaza mbimubwire. Haleluya. Ariko dushimiye data wa twese ufata n'ibirema akabihindura bizima. Mwigire ikibazo ababyeyi, iyo dusenga irakora, iyo duhamya irakora, iyo tuvuga irakora, iyo twaje gusaka irakora. Haleluya. Ariko mana fashijwe nshaje, ntabwo nabibabwira. Mbibabwiye ntabwo mwataha. Ubu mbabwiye ubuhamya, pasiteri yahita avuga ati ubu pasiteri ndabweguye, pasiteri Nicorodine yahita abivuga. Kuko ibintu Imana yakoze ni byinshi, ni iby'imbaraga. Ntabwo nababwira uburyo nambaye akajipo kamwe n'agashati kamwe, inda zikanyica tukanshikagurikiraho, inda zikaba nk'inozi. Ntabwo nabibabwira. Ariko uyu munsi ni ukuri kw'Imana ejo narafuze. Ejo narafuze ndangije mbara imyenda mfite. Ariko mana uzi ko mfite mara yuzuye imyenda? Uzi ko nzi kwambara ibintu bijyanye? Ntiyavuga ati ninambara aka gakanzu ngashiramo n'utu dukweto biraba bijyanye. Oya, Yesu arakora, mumumere icyubahiro. Haleluya. Hanyuma rero nari mbabwiye ngo hari igitangaza kimwe Uwiteka yatse kunkorera. Ibyo mbibabwiriye kugira ntibabwire. Haleluya. Hari umuhungu umwe twari duturanye, ariko nyine yandushaga imyaka. Noneho buri munsi akaza kunkubita. Ndi ikigema nyine kiraho, sinabasha kugenda, sinabasha kugira icyo nkora, nta kibazo na kimwe ngira, sinakwiha ibiryo, sinakwifurira. Nta muntu wambwira ngo Korodina ndagukunda. Ariko ubu n'Abanyamerika barampfukamiraga. Nta muntu n'umwe wambwira ati Korodina I love you. Ariko no muri Canada baranyubahaga. Nta muntu n'umwe wambwira ati Korodina uzaza kunsura. Ariko na vewiti ziparikaga iwacu zije kundeba. Mureke mbabwire imirimo y'Imana. Haleluya, haleluya. Yitwa ntihemuka, iyo niyo Mana yanjye. Yitwa ntihemuka, iyo niyo Mana. Yitwa ishobora byose, iyo niyo Mana yanjye. Yitwa ntihemuka, iyo niyo Mana yanjye. Haleluya. Jewe iyo mvuga Imana mbwira abantu Imana nabonye. Apana iyo nabonanye Pastor Rabani, apana iyo nabonanye David. Wapi? Nje mbabwira Imana niboneye ubwanjye. Igihungu rero kikaza kunkandagira ngo kigikunkora agasezero, akava nk'intare kwiruka yanjye akansimbukira ku birenge ngagasezero. None iwacu haba imicanga n'amabuye bivanze. Ya micanga ikihuza na ya mavunja bigaturagurika, amaraso gakava gakajya nkiriya nkarira, agahinda kakanyica. Nkavuga ngo ariko Mana, ubu nanjye nzaba umuntu muzima. Mba muzima ku rwego mbona umuntu umbwira ngo nzaza kugusura, ku rwego mbona umuntu umbwira ngo ndagukunda.
nkumva ni ibintu bitashobora kubaho, ariko ibintu tubona bitashobora kubaho Imana y'ibi bibona ko nk'ibiriho. Haleluya. Korari nkuru y'iwacu iraririmbaga ngo wikwiheba shuti komeza umutima wawe, dore umwami wawe akuri hafi, ibigeragezo ubona ntabwo wabipatanye, ugira ibyiringiro ko ugiye gutabarwa. Haleluya. Biriya uri kubona ntabwo wabipatanye, hari umunsi umwe uzabyuka ukabishaka ukabibura. Haleluya. Ziriya ntambara ufite hari umunsi uzabyuka ukazishaka ukazibura, baraba guhiga hari umunsi uzabyuka ugashaka ukubwira nabi ukamubura. Haleluya. Haleluya. Hanyuma umuhungu akantuka ngo dore manga ukuntu urungana, ngo wowe ngo nta n'umugabo wabona, ngo nta n'umuntu wagukunda, ngo wowe singa uzapfa, ngo hari n'ahantu ugeze, ngo reka ntiwashobora guhaguruka. Akambwira amagambo mabi, akantuka, akankubita, akanshiraho, akankandagira, akankorera ibintu byose bibi. N'ubu turacyaturanye pastor, ntimuzasengera abansi banyu ngo bapfe, ahubwo uzajya urabwira Imana ati ngirira neza gihari, aboneka ibyo yagambiriye bitaba. Bibiliya yaranditse ngo Yesaya 7:7 aravuga ngo imigambi yabo ntago izahama. Bwira Yesu imigambi yabo ntigahame. Haleluya. 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 Imana rero iza kungirira neza. Amen. Imana irangije 2015 na 6 hagati aho ngaho Imana irampagurutsa impindura muzima. Impindura muzima ndakiga neza. Haleluya. 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 Iyanyijije namwe bakize mu izina rya Yesu. Hanyuma Imana irankiza, ubwo mba muzima, nakijijwe 2012. Imana impano yo kubwiriza, nabwiriza abantu bose bakajya mu mwuka, abandi bakajya hasi, abandi bakiyana. Ubwo ndamamara nyine, cakoze namamara ndi ikirema 2015 na 6 aho Imana irankiza, ndakomeza nyine ndamamara, mba mwiza, ngiga gasura keza, mbona n'utwenda twiza. Haleluya. Mba muzima 2018 nja gusenga ku musozi witwa Rubangi. Hari abantu bazano witwa Kukadwasa we, umuntu uzikarwasaga haza. Hanyuma uwo musozi uraho hano witwa Karwasa. Hanyuma rero nja kuhasenga, hari kwa gatandatu duja muri repetition tuyisoje, mpita njana n'abandi bakobwa kuri uwo musozi. Nkigera kuri uwo musozi ntarapfukama ngo nsenge, umuhanuzi ajya mu mwuka arambwira ati Imana irambwiye ngo nkubwire ngo uri kuri uyu musozi manuka witahire, Imana yakubonye kandi irambwiye ngo utari wagera iwanyu mu rugo igutanze kugerayo, kandi irambwiye ngo ukigerayo igutunguje igitangaza, uzajya ubwira amahanga yose, ukakibwira abagore, ukakibwira abagabo, ukakibwira abasore n'abakobwa. Navuga ati sica gitangaza ni iki cy'Imana. Haleluya. Ahige ikintu ngabwiye isi yose. Imana yambwiye ati haguruka witaye. Nahaguruka nkenyega agatenge neza, mfata Bibiliya yanjye nditahira. None nagiga nti abatabarirwaga kimwe. Haleluya. 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 Iyo mirinde ni yande, nukuri iyo mirinde ni yande, igira neza iyo mirinde ni yande. Hanyuma nkigera mu rugo, naho ntaragera mu rugo, igihungu carize kibona akazi keza. Shaka Imana.